nguhaye ikaze wowe nshuti udukurikiye muri kano kanya mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi ndakwifuriza pasika y'abakristo, pasika twibukaho umwami wacu Yesu Kristo, amaraso yo gucungurwa, pasika y'abarokore, pasika y'abasenga, pasika itwibutsa ibintu byinshi. Kandi mu mihango y'Abisirayeli bizizaga pasika mu mihango myinshi, ariko ndi kuvuga pasika twizihiza y'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo ndimo ndavuga, ni Harerimana wellars, kuanga bubyuma turi kumwe na Bobo. Dushimiye Imana ko Imana yabanye natwe, kandi Imana yakurinze, nanjye Imana yandinze. Imana nishimwe, nihabwe icyubahiro. Reka dusenge, nitumara gusenga turasoma ijambo ry'Imana, ariko nguhaye ikaze n'umuntu wese udukurikiye. Ndavuze ngo pasika nziza mu izina rya Yesu Kristo. Muri pasika usabe Kristo agira ibintu ahindura ku buzima bwawe, agira ibintu ahindura mu muryango wawe, mu nshuti zawe, muri famiye yawe, muri bino bihe bitoroshye hano mu Rwanda. Yesu Kristo agira ibintu ahindura, agira ibyo ahindura mu buzima bwawe, kandi Yesu ashoboye byose, nta kintu na kimwe kimunanira. Yesu ni umwami w'abami kandi afite imbaraga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Guha mwami, tuguhaye ikaze ngo ubaye natwe. Umuntu wese udukurikiye ujye kumva ijambo ryawe, ujye kumva indirimbo, ahemburwe n'iri jambo. Umwuka w'Imana ashyikiye buri muntu wese, kandi igitinyiro cy'Imana kibe kuri muntu wese. Ubwiza bw'Imana buganze, kandi uhumurize umuntu wese ubabaye, ufite agahinda, imfubyi, abapfakazi. Mwami, muri kino gihe twibuka ibintu byinshi, amateka y'igihugu cyacu. Turasenga ngo ufashe buri muntu wese muri kino gihe twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Mwami, turavuze ngo uhumurize buri muntu wese, kandi imbaraga z'Imana ziganze kuri muntu wese. Turagushimye kuri Imana kumwe natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dushimiye Imana ko Imana ishobora byose, kandi Imana yarakwimanye, nanjye yaranyimanye. Nguhaye ikaze muri iri jambo ry'Imana. Turagira ngo dusome mu Kuva ibice 12, kuva igitabo cyo Kuva ibice 12, turasoma ku murongo waho wa 43, tuzasoma no ku murongo waho wa 47. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, iri ni ryo tegeko kuri pasika, ntihakagire umunyamahanga urya ku byayo. Kuri pasika ntihakagire umunyamahanga urya ku byayo. 47. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijye ryiziriza pasika. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijya ryizihiriza pasika. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ko pasika, icyo nshaka kuvuga kuri pasika ni y'Abakristo, ni y'abana b'Imana. Abisirayeli mu mategeko yabo nta munyamahanga wari wemerewe kwizihiza pasika. Oya, pasika yari y'Abisirayeli. Ariko hashimwe Kristo. Pasika baravuga ngo umuntu naba ari n'umunyamahanga abanza cebwe kugira ngo yinjire mu kwizihiza pasika. Pasika ndakwifuriza ngo
ugire pasika nziza muri iyi pasika mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ubundi Yesu Kristo ni inshuti yacu, ni inshuti yawe, ni inshuti yanjye, ni inshuti sinzi kuntu nayivuga, ariko Yesu Kristo ni umwami w'abami, ni inshuti itabura guseruka ku manywa na nijoro, ni umucunguzi wawe, ni umwami wawe, ni umunezero wawe. Yesu Kristo ni ubuzima bwacu. Imana ishimwe. Yesu Kristo ni byose kumufite. Iyo ufite Kristo uba ufite ubuzima muri we. Kugira Kristo ukamenya Imana, ukamenya Kristo, ukamenya Yesu Kristo, uba ufite ubuzima muri Kristo Yesu, uba ufite ubuzima. Ndakwifuriza kugira Kristo mu buzima bwawe. Isi yose igira igihe cyo kwibuka umwana w'Imana, kwibuka Yesu Kristo. Umuntu akagira pasika, hari pasika zigiye zitandukanye, tuzagenda tuzivugaho. Bibiri igenda ivuga pasika, nusoma ijambo ry'Imana uzasanga pasika ziri ahantu hatandukanye, ariko ndashaka kuba kuri pasika y'abana b'Imana. Nusoma mu gitabo cyo kuva ibice 20, ibice 12, ibice 12, igitabo cyo kuva ibice 12 ku murongo wa 11 havuga kuri pasika. Nusoma nyiravuga pasika asobanura pasika izo. Nusoma kuva ibice 12 ku murongo wa 21 havuga pasika kuri pasika. Nusoma kuva ibice 22 ku murongo wa 27 havuga pasika. Nusoma kuva ibice 22 nanone ku murongo wa 43 naho havuga pasika. Imana ishimwe, ariho dusomye. Ni hanini, ni henshi cyane hagenda havuga pasika, ni hanini cyane. Ndashaka kubwira iki? Ntabwo nahavuga ngo marangize, muri Yohana harimo ni hanini cyane, ariko ndashaka kuvuga pasika y'Abakristo. Pasika pasika yacu, pasika y'abana b'Imana. Nuvuga pasika wumve Yesu Kristo, umwami w'abami, ukubeshejeho, ukurengera, ukurwanirira, ugutsindura urugamba, ugukuraho igisuzuguriro, ukurwanirira, uhagarika imbaraga mbi ku buzima bwawe. Bibiliya ivuze ngo Umwisirayeli wese agira yiziza pasika uko byamera kose. None harukavuga ngo ntihakagire umunyamahanga, ntihakagire umuntu utizera Imana, umuntu utizera Imana, umuntu udakijijwe, umuntu udasenga, umuntu udakunda Yesu Kristo. Nta mpamvu yo kwizihiza pasika, kuko ntuzi agaciro kayo. Imana ishimwe. Hashimwe Kristo wemeye akaza mu buzima bw'umuntu. Hashimwe Kristo watwitangiye akemera akabambwa ku bwacu, agashinyagurwa ku bwacu, agatukwa ibitutsi ku bwacu, akikorera umusaraba ku bwacu.
hashimwe Kristo. Reka nkubwire impamvu uriho, ni umusaraba wa Yesu Kristo uri ku Yesu Kristo niwe wenyine utumye uriho, kuko nawagupfiriye. Nta wundi muntu wapfira undi muntu. Inshuti munkuriki, mu bantu mukundana, nta wundi muntu uzagupfira, ni Yesu Kristo wadupfiriye wenyine. Wa mwenda warukingirisha hera wasatu wemo turinjira, cyagisika cyari kiri imbere yacu, mwami wacu wagikuyeho. Watuwe ni Imana muri byose, Yesu ubishimirwe. Ntitwari dufite agaciro, bitwarabo kurengerwa, watubereye Imana muri byose, mukiza mwiza ubishimirwe. Wa mwenda warukingirije hera wasaduwemo, tubona agaciro. Nimuze twese duhimbaze umwami, tumusingize arabikwiriye. Nimuze twese duhimbaze umwami, tumusingize arabikwiriye. Itwara ubwoko yatugize ubwoko, itwara abo kugirirwa neza, yatugize ishanga ryera. Uyu mwami Yesu ni umwami, nimuze tumuhimbaze. Uyu mwami Yesu warusika rutatumaga tutabishuti nawe, Yesu yatwegejeyo, ubu turabana be. Cyagisika cyatumaga tutaba inshuti ze, Yesu yakegezeyo, ubu turabana be. Nashimye Yesu, nashimye Yesu Kristo, uyu mwami w'abami. Ndashaka kukubwira ngo ubuzima bwose ufite ubukesha uyu Kristo, umwami w'abari mu isi bose, uyu mwami w'abami, uyu mwene Mariya, uyu wigize umuntu ari Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu Kristo uruhura abarushe n'abaremerewe, utajya ubura inzira acamo, uyu wemeye kubambwa ku bwawe,
nshuti z'Imana, uzi ko nta cyaha na kimwe uyu mwami yari afite, nta cyaha na kimwe Yesu Kristo yari afite. Yesu yitanze ku musaraba kugira ngo mbeho, yemera guca bugufi, yihindura umwana mutoya, yihindura umuntu arima kugira ngo ugire agaciro, kugira ngo ugire umunezero, kugira ngo uzabone ubugingo, kugira ngo uzabone amahoro. Hashimye izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimye izina rya Yesu watsinze Satani. Uyu Kristo yaje kumaraho, yaje kuduhuza n'Imana, yaje kuduha agaciro, yaje kuduha amahoro, yaje kuduha ubugingo, yaje ngo tubabarirwe ibyaha. Ntabwo wari kubabarirwa Kristo ataraza, byari intambara, byari ibibazo, ariko Kristo aze mu bantu, amateka arahinduka, tubona amahoro, tubona imbabazi, tubona ibyishimo, tubona ibyiringiro. Kristo yabaye umuvugizi w'abari mu isi bose. Niwe uduhuza n'Imana, niwe utuvugira. Impamvu tumwiziza, impamvu tumwibuka, impamvu twiziza pasi tukishima, ni ukubera ko ni umwami w'abantu, ni umucunguzi, ni umuremyi, ni imbaraga z'abizera. Haleluya! Ni ibyiringiro. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ni imbaraga z'abanyamasengesho, ni imbaraga z'abatuye isi. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntiwe kwiheba, ntiwumve ko birangiye, ntiwumve ko upfuye birangiye. Hari umwami w'abantu wagupfiriye, hari umwami w'abami wakwitangiye. Imana ishimwe. Yesu yemeye kwikura umusaraba. Yesu ndagushimye. Yesu yakubereye icungu, Yesu yakubereye umuvugizi, Yesu yakubereye ibyiringiro, Yesu yakubereye uruhukiro, Yesu yakubereye inzira, Yesu yakubereye ibyo kurya. Niwe ukuremera ibyo kurya. Yesu uramurya ukamunywa ukamwambara. Yesu turamurya tukamwambara. Niwe buzima, niwe mahoro, niwe byiringiro. Yesu niwe gaciro kawe. Yesu Kristo niwe shema ryawe. Yesu Kristo niwe shuti yawe. Yesu Kristo niwe buhungiro. Yesu Kristo niwe soko imara inyota. Yesu Kristo niwe utazagukoza isoni. Yesu Kristo niwe gaciro kawe. Niwe nkurangira ahantu agaciro kawe kari muri Kristo Yesu. Yesu Kristo niwe ukumenyera, niwe ukumenyera kure ibyo abantu wibwira n'ibyo wibwira. Ibyo utaravuga aba yabibonye. Ibikomere ufite arabiruzi, agahinda ufite arakaruzi, ubukene ufite araburuzi, uburwayi ufite araburuzi, inzara ufite arayiruzi. Yesu Kristo, haleluya! Yesu Kristo azi intambara ubayemo, azi amagorwa ufite. Reka nkubwire, uyu mwami nkubwire, ndakwifuriza ko atura mu mutima wawe. Ndakwifuriza ko uyu mwami umugira inshuti, umugira byose mu buzima bwawe.
ndakwifuriza ko aba ari ugira ubuhungiro. Imana ishimwe. Iri jambo tuzarivugaho, tuzariganiraho, ariko nari nishimye nkwifurize Pasika nziza. Niwumva Pasika wumva Kristo umwami w'abantu. Imana ishimwe. Utemera kufatwa n'ikimwaro, utemera kuseba, utemera ko wandavura, uzi ko anakubabarira nebe ibyaha byose wakoze, ariko arakubabarira, agenda kubabarira uko bwije nuko bukeye. Amarira ufite na wundi uzayakumara ni Yesu Kristo. Kristo niwe uzakumara ibikomere ufite. Kristo niwe uzagukiza agahinda ufite. Ndakwifuriza kugira iminsi mikuru yo kwizihiza Pasika mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi ntabwo ikizihiza Abisiraheli gusa, hoya n'abanyamahanga. Natwe twabonye twagize agaciro biremewe. Haleluya. Natwe ubwiza bwa Yesu Kristo bwatugezeho. Yatubereye Imana. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibicumuro. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibicumuro. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibicumuro. Yesu yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibicumuro. Yesu yakwishyuriye imyenda. Ndagira ngo ngusengere. Birashoboka ko ufite agahinda, birashoboka ko ufite umubabaro, birashoboka ko ufite ibikomere. Uhumure, ufite umukiza, ufite umwami w'abami, ufite ibyiringiro, ufite ibyiringiro by'abizera. Birashoboka ko ufite agahinda kenshi. Ndagira ngo ubwiye ngo Yesu Kristo niwe umara agahinda. Yesu nujya ufata agahinda ko mu mutima akagasimbuza ibyishimo. Birashoboka ko abantu bakwibagiwe. Ndagira ngo Yesu Kristo ntiyakwibagiwe. Birashoboka ko imiryango yakwibagiwe. Ndagira ngo Yesu Kristo ntiyakwibagiwe. Birashoboka ko abavandimwe bakwibagiwe. Yesu Kristo ntabwo yakwibagiwe. Imana ishimwe. Birashoboka ko utakaje ibyiringiro. Birashoboka ko ufite umubabaro mwinshi. Birashoboka ko ufite ibikomere byinshi. Birashoboka ko rwose uri kureba ukabona nta nzira n'imwe ihari. Yesu Kristo afite inzira. Inzira ze zitandukanye n'iz'abana b'abantu. Yesu Kristo yaje kugira ngo akubere inzira. Shitani nasiba amayira ku buzima bwawe, Kristo asibura amayira ku buzima bwawe. Asiba amayira ku buzima bwawe, Kristo asibura amayira kuri wowe. Yesu yaje kudusiburira inzira shitani yari yarazisibye. Yesu Kristo araza arasibura inzira. Nta nzira zari zihari, ariko Kristo yaraza atubera inzira y'umunezero, atubera inzira y'imibereho, atubera inzira y'agaciro, atubera inzira ya byose. Ni nayo mpamvu utagomba kugira ubwoba, kuko uri kumwe na Kristo umwami w'abantu. Uri kumwe n'Imana Data n'umwana wayo. Loshakita mando leboriama lebrerefa.
Yesu yaraje atubera ubutabazi, atubera umuvugizi, atubera ibyiringiro, atubera umwami w'abami, ahishura ibihishwe, arebera hose icyarimwe. Yaraje atwunga na data, aduhuza n'Imana. Imana ishimwe. Yatubereye umuvugizi. Muri ibyo ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugira. Ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, nta wundi ni Yesu Kristo. Ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ngo ubwo adapfa nanjye singipfuye. Yesu Kristo ntapfa, yabayeho azabaho. Haleluya. Ni umwami w'abami. Yaraza akuraho urusika, akuraho ibintu bitatumaga tugira agaciro. Yesu yaraza abyegezayo, atubera umuvugizi. Yesu akubera umuvugizi ku madeni ufite. Yesu akubera umuvugizi imbere y'Imana. Yesu akubera umuvugizi muri uyu mwaka. Yesu akubera umuvugizi muri aya mezi. Yesu Kristo akubera umuvugizi muri amadeni ufite, muri ubwo burwayi ufite. Yesu Kristo akubera umuvugizi muri ako gahinda ufite gakomeye kasheguye umutima wawe. Yesu Kristo akubera umuvugizi papa muri ibyo bibazo ufite. Lope ene wasikama. Yesu nakubera umuvugizi inshuti. Muri iyo mariage yakunaniye, Yesu Kristo yaje kutubera umuvugizi. Aho utabasha kugera, Yesu Kristo ajya hagera. Yesu yaje kutubera umuvugizi kugira ngo abarozi batazadukuramo amaso ngo batwangize ubuzima. Yatubereye umuvugizi. Haleluya. Yesu akubera umuvugizi. Nta wundi muntu wakuvugira, ni Yesu Kristo ushobora kukuvugira mu buzima bwawe, amateka agahinduka. Ndagira ngo usenye nkubwiye ngo Yesu akubera umuvugizi. Kandi kugira ngo Kristo akubera umuvugizi, nta bintu byinshi agusaba. Aragusaba gukiranuka gusa, aragusaba guhinduka, aragusaba kuva mu byaha, aragusaba gusenga, aragusaba nta kindi. Aragusaba guca bugufi, ukareka ibyaha, ugahinduka, ukagira amahitamo meza, ukamenya ko hariho umuntu wakwitangiye, ukamenya ko hariho umuntu wagupfiye, ukamenya ko hari umuntu wemeye kuhinduka, kwambara akamere k'umuntu ari Imana, yemera kwihindura umuntu ari Imana. Ugomba kumenya ko ufite umuvugizi. Dayimoni ye kugutera ubwoba, ye kugutera agahinda, ye kugukamura, ye kukunaniza, kuko ufite umuvugizi ubasha kukuvugira ahantu abantu batakuvugira. Yesu Kristo yakuvugira. Ndajya ngo usengere. Zambaraga zose zarwanyaga yaziribati igorogota, ndetse n'ibisi by'isigi byazo, ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera bana b'abantu imbere yawe birashoboka. Ndagira ngo ngusengere muri uyu mugoroba, gusengere muri aya masaha kugira ngo Imana ikuruhure umutima, isenge ibyari bikunanije, kandi amateka mabi ave ku buzima bwawe. Imana ikwibuke, nimara kwibuka yibuke n'abawe, yibuke n'umuryango wawe. Amateka yawe ahinduke, akira kwibukwa n'Imana. Yesu Kristo akwibuke. Reka ngusengere. Nimba wari urwaye muri Pasika, Yesu agukize mu izina rya Yesu. Nimba ufite agahinda, Yesu agukiza agahinda. Nimba ufite ideni, Yesu akwishyurira ideni. Nimba ukeneye ubutabazi mu buzima busanzwe, ngo Yesu agutabare. Yesu narebe kwifuza kwawe, ahindura amateka yawe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ikuraho igisuzuguriro, uri Imana imara umubabaro, uri Imana isenya karande, uri Imana ikuraho uruzerero, uri Imana ikuraho agahinda,
imbaraga zose zirwanya abera, zirwanya abantu bawe, ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri umwami w'abami, uri byose, uri ibyiringiro byacu, uri soko imara inyota. Ndasengeye umubyeyi ukurikiye, umugabo udukurikiye, umukobwa udukurikiye, umuntu wese udukurikiye n'uzumva gusenga rwa enekosikama, uhembura umutima we kandi umuruhure, kuko waje kumaraho imirimo mibi ya Satani kandi waje kuduhuza n'umwana wawe. Rebere Mana, senze kugira ngo ubwiza bwawe buganze kuri buri wese udukurikiye, kandi urwanye ibimurwanya, ukubite hasi imbaraga mbi, ukubite hasi imbaraga za karande, amateka ahinduke muri byose. Urakoze kuri Imana ibikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen.